Mugiye kwirirwa bavandimwe mudukurikira kuri iki gitangazamakuru, tugiye kuvugana ku nyamaswa yitwa isatura. Abantu bakunda kujya kuri TikTok, hari inyamaswa mukunda kumva munakunda cyane kubera ukuntu iteye, uburyo ishushanyije ndetse n'ibintu byayo byiza muyikundira. Ibyo twaheraho, iyi nyamaswa niyo yamamaje indirimbo yitwa Kasongo yeye. Uzumva abantu baririmba ngo Kasongo yeye, Kasongo yeye, nimba ari inanga. Iyo ndirimbo rero yamamaye cyane kubera iyo nyamaswa. Iyo nyamaswa bajya bayikoresha indirimbo nk'aho ari komedi, kuko bigaragara nk'aho izindi nyamaswa ziba zigiye kuyifata, bikaza kurangira izo nyamaswa zitayifashe. Kenshi rero iyo zigiye kuyifata, abantu bashyiramo iyo ndirimbo kubera ko baba bavuga bati nubwo izo nyamaswa zije kuyifata n'ubundi irazisiga, inyamaswa ifite ibintu byayo biyiranga byinshi. Reka turebe muri bimwe biranga Warthog cyangwa isatura. Icya mbere, inyamaswa iteye nk'ingurube. Uyibonye neza neza ubona ari ingurube n'ibinono byayo nk'iby'ingurube. Ariko aho bitandukanira, ni uburyo isohora amenyo. Igira amenyo ateye inyuma abiri, ibijigo binini bibiri inyuma. Ikindi ni inyamaswa uyitegereje igihanga cyayo uburyo gikoze ubona neza neza atari ingurube. Mu rundi rwego umubiri wayo uko uteye ni ingurube, ariko uzihagararanyije ziri kumwe ubona ko atari ingurube. Ikindi cya kabiri twamenya kuri Warthog cyangwa isatura, ni ukwiruka. Ishobora gukoresha umuvuduko ku buryo ishobora gusiga imodoka, tuno tumodoka dutoya dukoreshwa muri siporo. Ni inyamaswa yiruka cyane ku buryo hari n'igihe ijya yiyenza ku zindi nyamaswa. Ishobora kwiyenza ku ntare, ishobora kwiyenza ku ngwe, ikanazegera cyane no kuzipfunda, ariko bikarangira izo nyamaswa zitayifashe kuko iriruka cyane biteye ubwoba. Ikindi twamenya ku isatura, isatura igira ibiro byinshi. Igira ibiro hagati ya 50 n'ibiro 150. Ni byinshi rero, ni inyamaswa yagiye yamamara, hari n'abasigaye bazorora kubera uburyo ari ibyamamare. Inyamaswa abantu bakunda kwitegereza cyane ukuntu yiruka. Inyamaswa ikoresha igihe gito cyane mu kwirukanka, ubona ko ari ibintu biba bishimishije. Nta muntu ujya uyireba kuri TikTok ngo abe yabura guseka. Irashekeje nyine, iratangaje. Inyamaswa nziza cyane. Ndumva ibyo twamenya ni byinshi cyane, ariko uziyandikira gusa ngo Kasongo yeye kuri TikTok uzahita ubona iyi nyamaswa y'isatura. Ikindi twamenya, ni inyamaswa iba mu mwobo. Ikunda kumenya gucukuza umunwa wayo, ifite umunwa ukomeye, icukuza kugeza ibonye isenga cyangwa ahantu igomba kujya itura. Ikindi twakiyongeraho, irarisha. Ni inyamaswa irya ibyatsi bisanzwe, ikanywa amazi nyine nk'izindi nyamaswa. Nibyo iby'ingenzi twamenya kuri iyi nyamaswa yitiriwe Kasongo, Kasongo yeye, ariyo twita Warthog cyangwa isatura. Reka mbashimire kuba mwankurikiye, tuzajya tugenda tubana uko ibiganiro byose bigiye biza, ariko icyo nkwibutsa, ibuka kudusapotinga cyangwa ugakanda subscribe, ntukarangize ikiganiro ngo ugende gutyo, kuko bituma ubona video zose zigiye zisohoka hano.